abakurikiye Trade News, aho tuguma tubagezaho amakuru agiye atandukanye bari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho muri aka kanya ku nkuru dukesha igihe yanditswe ku itariki 27 ubwo nejo hashize, ivuga ko ku banyeshuri ingendo zabo basubira ku mashuri. Abanyeshuri biga bacumbikiwe bazakomereza ibyishimo byo gutangira umwaka mushya ku bigo bigaho nk'uko bigaragazwa mu ngengabihe y'amashuri. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kuri uyu wa 27 Ukuboza cyatangaje ko abiga bacumbikiwe bazagera ku bigo byabo uhereye ku itariki ya 3 ukugera ku itariki ya 6 Mutarama 2025 uko bisanzwe mu rwego rwo kwirinda umuvundo mu modoka zitwara abagenzi mu gihe cyo kuva gusubira no ku ishuri. Abiga bacumbikiye bagahabwa ubufasha bwuzuye bagabanywa mu byiciro by'ingendo. Niyo mpamvu abazabimburira abandi bo gusubira ku mashuri mu gihembwe cya kabiri bazagenda ku wa 5 tariki ya 3 Mutarama 2025. Kuri uwo munsi hazagenda abanyeshuri biga mu bigo byo mu turere twa Muhanga na Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, Ngororero mu ntara y'Uburasirazuba, Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba, Ngoma muri Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ndetse na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ku wa 6 iya 4 Mutarama 2025 hazakurikiraho abiga mu bigo byo mu turere twa Huye na Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo, Nyabihu na Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, Rulindo na Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru ndetse na Rwamagana na Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ku cyumweru tariki ya 5 Mutarama 2025 hazagenda abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri biherereye muri Nyanza na Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, Karongi na Rutsiro ho mu Burengerazuba, Nyagatare na Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba ndetse na Gicumbi yo mu ntara y'Amajyaruguru. Gahunda izasorezwa ku bigo by'amashuri yose y'umujyi wa Kigali hamwe na Gisagara na Rulindo mu Majyepfo, Rusizi na Nyamasheke mu Burengerazuba, Bugesera mu Burasirazuba ndetse na Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Mu rwego rwo korohereza abanyeshuri mu ngendo, abanyeshuri bazahagurukira i Kigali n'abandi banyura i Kigali berekeza mu zindi ntara bazafatira imodoka kuri stade ya Kigali yitiriwe Pere i Nyamirambo. Icyo kora abazahagurukira aha bamenyeshejwe ko gukerererwa bishobora gutuma urugendo rwabo rusibira kuko nyuma y'isa 9 stade izafungwa. Abanyeshuri kandi basabwe kuzubahiriza umunsi wabo w'urugendo kuko uzaza ku munsi utari uwe n'ubundi azasubizwa mu rugo agaruke ku munsi we nk'uko byavuzwe haraguru. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku bindi binyamakuru biba byagiye byandika inkuru zigiye zitandukanye, aho bivugwa ko Igihe.com rero bivugwa ko Musanze imiryango yarabaciye bahura n'umusamariya. Ngayo nguko ni ibiki? Ese ni ibiki bashatse kuvuga ngo imiryango yarabaciye bahura n'umusamariya? Bamwe mu bangavu batewe inda z'imburagihe bakabyarira iwabo bavuga ko bagihura n'akato bashyirwamo n'imiryango yabo ku buryo bashobora gushyira ubuzima bwabo n'ubw'ibibondo byabo mu kaga. Aba bangavu barimo uwahohotewe abyara afite imyaka 17, avuga ko yakundanye n'umusore akamwizeza ko bazabana, aza kumutera inda bimuviramo ibyago bikomeye. Yagize ati uwaneye inda nkibimuhingukiriza yampinduye umusazi, anyamaganira kure ambwira ko atakwemera ko inda ari iye mu gihe badupimye ngo laboratwari zibe arizo zibyemeza. Ubu yanyanze
ubu yanyanze urunuka ku buryo amfata nk'aho tutigeze tumenyana. Yongeraho kandi ko iwacu bakibimenya batangiye kumvumagura bantura umujinya kugeza aho banciye mu rugo bananegeka kutazongera kuhakandagira n'umunsi n'umwe. Narinze mbyara nta gashwangi mfite ko guteruriramo umwana. Ni nyogokuru wemeye kungoboka arancumbikira ashaka udufaranga angurira utwenda tw'umwana. Yaba ababyeyi banjye ndetse n'ab'umusore wanteye inda bose nta n'umwe wongeye kundeba ndirihumye. Kugeza n'iki gihe umwana arinze agira umwaka n'igice nta n'umwe uzi uko asa. Uyu mwangavu ikibazo agisangiye n'abandi batewe inda z'imburagihe ubu babuze byose none bari mu buzima bugoye hamwe n'abo bibarutse. Umwe muri bo watewe inda afite imyaka 15 ubu umwana yabyaye akaba agize imyaka 2 agira ati ababyeyi baranyirukanye nkajya njya kurara iwabo w'abakobwa twiganaga aho ndaye uyu munsi bugacya bandambiwe bakansezerera nkajya gucumbika ahandi gutyo ngera ubwo numva ntaye umutwe mera nk'umusazi nkahora nigunze ndetse rimwe na rimwe nigeze nshaka kwiyahura kuko nabonaga kubaho kwanjye ntacyo bikimaze. Icyokora aba kimwe n'abandi bagenzi babo batewe inda z'imburagihe ari abangavu uko ari 46 baje gufashwa kwigobotora ibyo bibazo aho ubu bari hafi kumara umwaka bigishwa umwuga w'ubudozi ndetse abana b'incuke babakomokaho nabo bashyiriweho irerero. Ni mu kigo cyashinzwe n'umuryango witwa Muhisimbi Voice of Youth in Conservation kibarizwa mu murenge wa Kinigi cyita kugarurira icyizere abana b'abakobwa batewe inda batereranywe n'imiryango yabo ndetse n'ababatenda. Tuyizere Martine umwe mu bakozi b'uwo muryango agira ati hari abo twagiye tubona batereranwe n'imiryango bakirukanwa bagahabwa akato ntibemererwe kugira uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose yaba ibiribwa kuryama n'ibindi. Icyo gihe umwana agira ibikomere bituruka ku kuba nta muntu n'umwe umutega amatwi afite bamwe bikabaviramo no kwandagara mu mihanda agahinda gakabije n'ibindi. Yongeraho ati guhitamo kubigisha imyuga ni uburyo bwo kubereka ko ubuzima butagarukiraho muri ibyo bibazo byonyine ko ahubwo bashobora kugira imirimo bakwihangira ikabinjiriza bakiteza imbere. Muri uko kwiga banahabwa inyigisho zibakangurira kwirinda ibishuko no kugabaniriza. Muri izo nyigisho bigishwa kwirinda ibishuko no kubaganiriza mu buryo bubafasha gukira ibikomere baba barakomeretse ku gutereranwa n'ababateye inda cyangwa imiryango, bigatuma bafata ingamba zo kwiyakira no kudasubira mu bishuko.
Mu myaka ine itambutse abana b'abakobwa 186 barangije kwiga umwuga w'ubudozi muri Muhasimbi Voice of Youth in Conservation ndetse n'izindi nyigisho zituma barushaho kwita ku mibereho yabo. Ikibazo cy'inda ziterwa abangavu kiri mu bihangayikishije cyane igihugu, cyane ko uko imyaka igenda ihita haba ubwo imibare yiyongereye cyangwa ikagabanuka, nk'uko dufatiye urugero rw'imibare y'Ikigo cy'Igihugu cy'Ibarurishamibare mu Rwanda. Mu mwaka wa 2017 abangavu batewe inda bari 17,331 bigeza muri 2019 baba 23,622, naho muri 2020 wagabanutseho bagera kuri 19,701. Umwaka wakurikiyeho wa 2021 umubare wongereye kuzamuka bagera kuri 23,534, mu gihe umwaka ushize wa 2023 mu Rwanda habaruwe abakobwa 19,406 bari bafite imyaka iri hagati ya 10 na 19 batewe inda.